Mary, nari nzi ko nsanga wagiye. Nje nirukanka nca ibiti n'amabuye. Inkuru mfite iragurishwa. Uramanga ngo nyewe inkuru. Atari bya bindi byo kunyambura. Yabize yo nkugurije mba nguhaye. Ushatse kuvuga ko ngewe ndi umwami. Mwize ndakuguriza ukambwira ngo nturya. Ngaho mbwira nawe. Ariko se waretse kunyicisha amatsiko ukambwira. Habaye iki? Mva ngo utere story rero. Nari nibereye kwa Bobo. Kwa Bobo. Niwe Bobo ni namusuye twikinira ikarita mu rugo. Noneho haza umumama inshuti na mama Bobo. Yego. Binjira mu nzu dusigara twikinira ikarita. Hashize akanya Bobo mama wa Bobo aramuhamagara. Aramubaza se Bobo wahaye mugenzi wawe igikoma? Noneho ndangije ndamubwira aramubwira ngo reka ngo wasore se bikigiye baracyakunda igikoma. Ariko reka nkubwire mu inzoga. Oya ntabwo tunywa inzoga mama. None se iyo nkwaye cyane umugabo w'igikoma namenye igikoma. Hanyuma n'uwo mubyeyi yagwaye igikoma ngo bishyushye ntabwo bikigezweho. Umva se nkubwire. Baraganiriye ukuntu byaje kugenda. Ubwo baganiriye sinzi uko babigezeho nyine urabona Bobo we asigaye ajya gufasha mama we kuri Kenkayori. Yego. Arangije ubwo baraganira sinzi ukuntu bangezeho rero. Sinzi ukuntu bangezeho. Bakuvuga se. Gusa amasengesho usenga agera ku Mana. Amen. Agera ku Mana. Amen. Rero ngiye kumva numva mama Bobo arampamagaye ngo ninze muri salo. Arambaza harya wize iki? Yego. Abwira rero nge nize dikasiyo. Umumama arandeba aranyitegereza. Ati ndabona uri umwana mwiza. Kuva uyu munsi uzageza kunyigishiriza. Amen. Uzaguzubahe kuru diswari. Ndahabwa icyubahiro Mana we. Uri kumva? Ati kandi nimara kubona rivuriho nzagusabira umwanya ku kigo cy'amashuri uzajye wigisha. Nukuri Imana isubiriza igihe. Amasengesho wasenze ntago ari imfabusa. Nukuri Mana ngwaye icyubahiro kigukwiriye. Ubu ngubu sinzi. Mana ni mayange. Kandi agashara ka mbere sinzakugurira igitenge. Ariko se mwana wa sinzakugurira igitenge. Ahubwo none se sinyikwiriye. Sinagusengeye. Akandi ka gift ukeneye nakahe? Uzangurira igitabo cy'indirimbo kuko cya kindi nagendanaga cyarashaje. Suba indirimbo hari izo utazi mu mutwe. Umva riga kuzi. Ubu hari iyo watera n'ingo ntiwikirize. Ikakubwira. Nanjye ndazizi hafi ya zose. Kuzimenya ndazizi pe. Ariko hari igihe haza umuntu uje gukizwa vuba. Bigatuma nyine ambwira ngo ntiza Mary. Numva se namu. None kugora ugifata ndashaka ko none akigura uzakimfungishirize neza kwa kundi bagifunika. Ushyireho n'imashini nge funga. Igitabo cy'indirimbo cyo ni nacyo nzagura. Urakoze. So umurimo w'Imana. Urakoze mwana wanjye. Reka rero nkubwire mwana wanjye. Akazi kabi kaguhesha kese. Mvuze yuko ari kabi ariko wenda itangiriro ryako bashobora kujya baguhemba make. Yambwiye ko namara kubona rivu ndiho azareba n'ikigo cy'amashuri akansabira nkajya kwigisha. Urumva se atari byiza. Noneho wowe rero ikintu izuba ni kugira discipline kinyabupfura mu kazi. Ariko ikindi kintu ugomba kubahiriza ni isaha. Igihe buriya ni amafaranga niko umuntu nyarwanda yavuze. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye ukubahiriza igihe umuntu akabona ntumwicira igihe ukahagerera ku isaha nyayo. Buriya aragukunda pe. Ababona nyine n'icyo gihe urasaza kurangira akazi witwaye nabi. Mwana wanjye rero rwose ndakwizeye nzi yuko ugira ikinyabupfura sinkigutoza ni cya kera. Gusa kongere duhe Imana icyubahiro. Amen. Imana yakoze. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mva nkubwira ikindi mama. Utari woza amasahani mama Bobo zamushimire.
sibyo ariko se ko ari abavandimwe bacu ariko ni nayo mpamvu buriya mu bintu byose iyo mbonye uri na Bobo ndavuga nti Imana wangiriye neza ntabwo ugendera muri cya kigare cy'abana b'ibiyobyabwenge ni ukuri pe ntabwo Imana yabyemera yewe rega kubura akazi ntabwo yabyemera mwana wanjye rero rwose ndakwizeye nzi yuko ugira ikinyabupfura sinkigutoza ni icya kera gusa twongere duhe Imana icyubahiro amen amen Imana yakoze ubwo n'ubundi n'ibitari bizabikora noneho genda mu cyumba urebe ikibazo ririya tara ryo mu cyumba rifite riri rituragurika na mashine yawe nayicomokoye kugira ngo idashya kandi urabizi ntinya umuriro genda undebe mbwiye ko umwana umwe yiga mu wa gatatu ndiga mu wa mbere inde abana b'uwo mudamu bajya nigisha utwana tubiri ubwo rero nimara gukora itara ngiye kugenda nongere nkore reviziyo ndebe ibyo ngomba kubigisha na reviziyo oya nibyo mwana uzabigishe kuko wabone kuri uwo muhanda ariko isubiriza igihe pe utazambera ikigwara rega n'ubundi ndabizi ntago nagutenguha mwana wanjye ndabizi ukwiyibutsa n'ubundi se hari icyo mba ntazi nzagushinja ikindi pe ntacyo mba ntazi yego yego